Ngaha turaje Nyagasani kwitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda ije kutugira neza. Kuri uyu wa gatandatu w'icyumweru cya mbere cya Adventi, tariki 7 Ukuboza 2024, dore ahantu tugiye guhurira n'Imana mu ijambo ryayo. Isomo rya mbere ni iryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 30 umurongo wa 19 kugeza kwa 21 no 23 kugeza kwa 26. Mbaga y'Isiyoni, mwebwe abatuye Yerusalemu, ntimuzongera kurira ukundi. Igihe muzaba mutakambiye Uhoraho azabibuka, nabumva azahera ko abasubiza. Mu makuba azabaha umugati, abaha amazi igihe cy'amage. Ugomba kukwigisha ntazongera kwihisha ukundi. Uzamwirebera n'amaso yawe. Igihe uzaba ugomba kugana iburyo cyangwa ibumoso, amatwi yawe azumva ijwi rivuga inyuma yawe riti, dore inzira ni muba ariyo munyuramo. Uhoraho azagusha imvura mu myaka uzaba wabibye mu butaka, buzarumbuke umusaruro utubutse kandi ushimishije. Uwo munsi amatungo yawe azabona inzuri ngari arishamo, imasa n'indogobe bihingishwa bijya ubwatsi buryohereye bwabikanywe isuku. Ku munsi w'icyorezo iminara yose izahirima, ku misozi yose no ku tununga twose hazavubuka amasoko menshi y'amazi. Igihe Uhoraho azaba yapfutse ibisebe by'umuryango we, akomora ibikomere byawo, urumuri rw'ukwezi ruzaka nk'urw'izuba, naho urw'izuba rwikube 7 nk'aho rwabaye urumuri rw'iminsi 7. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 147. Hahirwa uwiringira Uhoraho. Mbega ukuntu ari byiza kuririmba Imana yacu, ntibigire uko bisa kuyisingiza uko bikwiye. Uhoraho we wubatse Yerusalemu bundi bushya, azakoranya impabe za Isiraheli. Niwe ukiza abafite intimba ku mutima, maze akomora ibikomere byabo. Amenya kubarura inyenyeri zibaho, akazivuga zose mu mazina yazo. Umutegetsi wacu ni igihanganye n'umunyamaboko, ubwenge bwe ntibugira urugero. Uhoraho ashyigikira ab'intamenyekana, naho abagome akabacisha bugufi. Hahirwa uwiringira Uhoraho. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Matayo, umutwe wa 9 umurongo 35 kugeza kwa 38, n'umutwe wa 10 umurongo wa 1 n'uwa 6 kugeza kwa 9. Muri icyo gihe Yezu yazengurukaga imijyi yose n'insisiro yigisha mu masengero yabo, akwiza inkuru nziza y'ingoma, ari nako akiza icyitwa indwara n'ubumuga bwose. Abonye iyo mbaga y'abantu abagirira impuhwe, kuko bari barushye kandi bameze nk'intama zitagira umushumba. Nuko abwira abigishwa bati, imyaka yeze ni myinshi, ariko abakozi ni bakeya. Nimusabe rero nyiri imyaka yohereza abakozi mu mirima ye. Amaze guhamagara abigishwa be 12, abaha ububasha bwo kuganza roho mbi no kuzirukana, nubwo gukiza icyitwa indwara n'icyitwa ubumuga cyose. Arababwira ati, nimusange intama zazimiye z'umuryango wa Isiraheli. Aho munyura muvuge ko ingoma y'ijuru yegereje. Mukize abarwayi, muzura abapfuye, ababembe mubakize, mwirukane roho mbi. Mwahawe ku buntu, mutange ku buntu. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Cyo nimugende mwigishe intumwa zanjye, cyo nimugende mukwize inkuru nziza, abazemera muzababatize, nanjye iminsi yose turi kumwe, ntimugire ubwoba. Mwahawe ku buntu, namwe mutange ku buntu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurira abandi buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Buri munsi ubeshweho n'ineza Nyagasani. Uyu munsi turahimbaza Mutagatifu Ambrose. Abisunze umutagatifu turabasuhuje Ambroise, cyane cyane abakunzi ba buri munsi. Mugire umunsi mwiza Ambroise. Ambroise mutagatifu akomeze kudusabira. Amasomo twateguriwe uno munsi, nkuko n'Ivanjili isoje bivuga, arerekeza ku buntu, y'impuhwe. Bityo wongere uze kureba uti, harya ubu sinya nshaka ibintu ngashaka n'abantu, ariko nkaba mbuze ubuntu bw'Imana. Mwahawe ku buntu, nimutange ku buntu.
aya masomo rero tujya kuzirikana ku ijambo ryitwa indoro ya Kristo, indoro y'impuhwe y'Imana. Indoro ya Kristo nta yindi ni impuhwe, ni indoro y'impuhwe. Y'intego yacu indoro y'impuhwe. Indoro y'impuhwe ni indoro igirwa na Yesu, ni indoro y'Imana. Nawe mu Kristo niyo wagombye kuba ufite indoro y'impuhwe, indoro y'ubuntu bw'Imana. Ngo twagiye tubigarukaho, ijambo impuhwe cyangwa ubuntu byerekeza nanone ku magambo abiri y'Ikilatini misericordia, bivuga ngo miser et cordia, miser et cor cordis, bikavuga ngo umutima ubabara hanyuma ukababarira. Bikanatwerekeza none kuri indi jambo ry'igifaransa ryitwa la compassion, nanone biva ku Kilatini compati, c'est souffrir avec, ni ukubabara n'undi. Uruzi undi arishimye nawe ukamufasha mu byishimo, arababaye nawe umufashe mu kababaro, nguko gusangira n'abandi. Ngeze impuhwe, ngiye indoro y'impuhwe, ni ukubona mugenzi wababaye ugakora ku buryo buza kwabarana kugira ngo ugire ute umubabarire. Mugenzi wawe yacumuye, ubabare wumve uburemere bwa cya cyaha afite, maze nawe ubonera kugenda umubabarira buhoro buhoro, umugendera buhoro buhoro. Indoro y'impuhwe, indoro y'Imana. Imana itureba mu ndorerwamo y'impuhwe. Turi abanyabyaha, turi abanyantege nke, ariko Imana ntabwo ihita iduhanira ko, ahubwo ikomeza guturebera mu ndorerwamo y'impuhwe. Ntabwo iyo twakoze icyaha Imana icya mbere ikora ari ukugira ngo iduhane, ahubwo icya mbere ni ukugira ngo iturebane impuhwe zayo, itugarure mu murongo mwiza. Ngubu n'ubuzima bw'umukristo, indoro y'impuhwe. Twumvise mu isomo rya mbere uburyo Imana yifuza umukristo yamera ate. Umukristo muri ibi bihe ni uko gukira ubuzima bwa roho agahinduka kuri roho, ndetse no kwegukira nanone ubuzima bw'umubiri, gushakisha imibereho kugira ngo ahindure isi irushaho kuba nziza. Iri somo rigatwerekeza ku itegeko rya Mutagatifu Benedicto ryandi tugihora dusoma mu Kilatini rigira ngo ora et labora, kora kandi usenge. Ibyo rero nibyo bihindura umuntu kugira ngo abeho neza, arangamiye Imana, ari yareba indoro y'Imana. Kurangamira indoro y'Imana kugira ngo nawe iyo ndoro ikujyemo, bityo nawe nureba mugenzi wawe umurebana indoro y'iki? Indoro y'impuhwe. Iyi ndoro y'impuhwe rero umuntu wese wiringira Imana yagomba kureba, kuko na Zaburi yabitwigishije kwiringira Imana. We ukiza afite intimba ku mutima, ngiyo compassion y'Imana. Intimba Imana ikumva kababaro ka muntu mbere yuko imukiza. Imana ikagera ku mitima mbere yuko ikiza umuntu, imuruhura, imugira neza. Ngiye indoro y'Imana. Indoro y'Imana none twamvise mu Evanjiri y'uno munsi, indoro Yesu agirira imbaga yari imukurikiye. Ubwo twumvaga ayigaburira imigati bakarya bagahaga kubera ko bari baramukurikiye, akanga kubasezerera hato bataza kugwa mu nzira. Uyu munsi turamwumva nanone avuga ati koko imyaka yeze ni myinshi ariko abasaruzi ni bake. Nyagasani rero tureba turi kwisi turi kumukorera, nanone akavuga ati ntibihagije, bishoboke ko bidahagije kubera ngewe nawe amafuti, amanyanga, ibikorwa bibi, none abakozi babaye bake mu murima w'Imana. Hari igihe dukora tukiweho turi gukora Nyagasani, nyamara Yesu atureba akavuga ati muri bakeya. Byandi cyamaye hano ikibeho ati abantu ntibagisenga, n'abasenga ntibasenga uko bikwiye. Nawe rongera urebe niba imyaka Nyagasani idakeneye kuko abasaruzi ni abantu bahinduka, ni abakristo bakora ubutumwa. Aho twumvise Yesu nawe yohereza intumwa ze mu butumwa bwo gukiza. Ngo ubutumwa bw'umukristo ni ugukiza, kuko na Yesu nawe ubutumwa bwe ari kugira ngo ari ugukiza. Yesu igihe cyose aturebana nyine iyo ndoro nk'intama zitagira umushumba, akareba abashumba yadusigiye, akabona buri gihe batatwitaho, akareba ingo yadushingiye, akabona igihe kirekire tumara twarazitaye, n'ibindi byinshi cyane Yesu dushinga akaza gusanga twashingutsemo. Yesu akareba, akongera akareba, akatugirira impuhwe. Nawe uyu munsi wongera urebe ahantu Yesu ashyira impuhwe ze, uko Yesu akurebana impuhwe, cyagihe ucumura, cyagihe ukora nabi, Yesu ibyo byose akabyirengagiza, akongera akaguhamagara. Yesu wagutoye ntabwo yarabe kuri umunyabyaha, ntabwo yarabe amafuti yawe, ariko Yesu ikimuzana ntabwo ari kugira ngo arondore ibyaha byacu cyangwa agenda bibara, ahubwo ni ukugira ngo ababarane natwe ubundi atubabarire. Ngize impuhwe za Yesu, ngiye indoro ya Yesu. Umuhanga niwe wavuze ati umuntu aba mu maso. Bishatse kuvuga iki? Iyo urebye umuntu mu maso uhita urebamo
ukabona uko ateye. Ushobora kubona ni nk'umuntu useka wenda ukaba wabibonye, ni nk'umuntu urakazwa n'ubusa nk'ikibindi, byose ukagenda ubibona. Ujya ureba umuntu umurebere mu maso, indoro ya Yesu ari indoro y'inyuma ndetse n'iy'imbere, byose birajyana, byose bifite aho bihurira. Bya bindi by'uko nyine uko tugaragara inyuma byibuze tujye dukora no kubishyira neza imbere hacu habe hari kubona indoro nziza, indoro y'impuhwe. Umunsi umwe umubyeyi yari yahesheje isakamento ry'ubusaseridoti, umuhungu yari yahawe ubupadiri. Nuko bagiye kumuha ijambo, araterura aravuga ati, umva rero mwa babyeyi mwe, uwansatura umutima wanjye yahabona ibyishimo gusa. Nuko ako kanya ahita apfundika ijambo ryararangiza arigendera. Bayoboke b'Imana, ese wowe wagusatura umutima yasangamo harimo impuhwe, harimo ibyishimo, niki yasangamo? Umutima wawe indoro y'impuhwe z'Imana. Iyo twasanze Yezu aradusanganira n'iyo ndoro ye, indoro y'impuhwe z'Imana. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, mu gisambo kimwe mu karere kamwe cyari cyayogoje ibintu. Nuko abagabo b'inkorokoro b'inkwakuzi baza gufata icyemezo cy'uko bagiye kukirukansa, bagakirukaho, ubundi bakigeraho bakagitema, bikarangira ngaho cyo kuzongera kiba abantu, gitesha abantu umutwe. Nuko umunsi umwe ngo cyari kibiye nyine, bakirukaho n'amacumu n'ibibando n'imigera n'imihoro byose. Nuko cya gisambo kiza kujya gutya kirabacika, yitira hafi mu rugo rw'umuntu. Nuko kigeze ku muryango, umubyeyi umwe aragikingurira aragihisha. Babandi baramukurikiye babaza umubyeyi bati, cya gisambo kiri ko tubonye ahantu kinjiye. Umubyeyi ngo arababwira ati, dore nge kiriya kiragiye, mukurikire mwihute mukurikire ngo uri yaragiye. Nuko babandi bamwirukagaho bose bahita birukana amasigamana, bagiye gushaka cya gisambo aho kibacikiye. Bariruka baragenda, na n'ubu bashobora kuba bakiri kwiruka. Nuko cya gisambo neza wa mubyeyi yamaze kwinjira, kiramubaza kiti, koko niki kiguteye kunkiza kandi ubona nibye? Niki kiguteye kunkiza ukangira impungizi zose ukabukijije? Nuko wa mubyeyi aramubwira ati, umva rero impamvu mukije ntago ari byo nize none ahangaha, n'ubuhamya mfite nakuye kuri mama wanjye umbyara, uburyo umunsi umwe abahigi baje birukansa inturo bashaka kuyica. Nuko igira gutya yiroha ku buriri bwa mama. Nuko mama abwira abahigi ko iyo nturo yagiye. Mama ye arayireba, abona iyo nturo nyine imuteye impuhwe. Nuko afata icyemezo cy'uko agiye kuyirekera mu rugo. Uzi ko iyo nturo igihe cyaje kugera, za mbeba zaturiraga imyenda ntizongeye kurya imyenda, neza ya nturo iba akajango ko mu rugo. Yakomeje kuturinda, tukomeza tubana niyo njangwe. Urabyumvisha? Ngaho nakuye nanjye ubwo buhamya kuri mama, ugirira impuhwe inturo, akareba inturo akabona iteye impuhwe. Nanjye rero niko nakurebye, nabonye ko guteye impuhwe, iriya mihoro n'are y'amacumu byose byaba biri kuri hejuru, mbona nta kindi nagukorera usibye gukubika, usibye kuguhisha, ubundi ukabaho. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Ngiye indoro, ngize impuhwe, kureba umuntu ukabona hari ikintu wamumarira. Wa muntu nyine uba mu maso, wamureba ukabona amaso yateye impuhwe, wamureba ukabona nta kindi akeneye kuri wowe usibye impuhwe. Ngo mugenzi wawe ni wa wundi nyine ukeneye ubufasha bwawe kugira ngo umutabare, umukize amenyo y'abasetsi, umukize amenyo y'abahisi n'abagenzi, umukize intwaro, umukize umuhoro, maze umuha amahoro. Reka dusoreze ku tuntu tubiri tuza kugufasha nawe kuvugurura ukureba indoro yawe. Icya mbere, wigana indoro y'Imana. Indoro y'Imana indorerwamo y'impuhwe nyine. Akenshi dukunze kugira indorerwamo zo kurebera abandi mu ndorerwamo y'abagome baruharwa, indorerwamo y'amoko. Ati uriya harya n'ubwoko buhe, uriya harya ameze ate, iwabo ni he, avuka he, bimeze bite? Nuko rero ugasanga turi kugenda dushyira abantu ku munzani, kandi Imana yacu yo itureba itubona nk'abantu bakeneye umukiro, abantu bakeneye guhishwa, abantu bakeneye guhishwa kugira ngo bakosore nabo barangamire impuhwe z'Imana. Igakora mu ndorerwamo nyine nk'igisambo, umujura ukeneye ko yakwakira impuhwe z'Imana. Kuko burya umubyeyi wicaye ahantu h'akarongo imbere y'umwicanyi, umujura, umugambanyi, umuntu uri gukora nabi, Imana buri gihe ikunze kujya ku ruhande rwa cya gisambo igambiye gukirengera kugira ngo nacyo gihabonera isomo
kivuge giti ubu ngubu koko nanjye sinzongera kugira nabi, sinzongera kwiba, ntabwo mezongera gukora, nzaba umuntu mwiza. Ukagenda uhinduka bitewe n'ubuhamya bw'abandi, uwaguhishe, wakugiriye neza, akagutoza umutima mwiza. Indorerwamo y'impuhwe z'Imana, indorerwamo y'urukundo, indorerwamo y'impuhwe. Kureba umuntu ukumva uramukunze, kureba umuntu ukumva umugiriye impuhwe, bitewe n'ahari n'uko ameze. Ukunda umuntu wese, ntumukunda igice, haba ukamukunda wese, ngize impuhwe z'Imana. Ubwa kabiri tujye gusoreza kuri mutagatifu duhimbaza none Ambroise. We Imana yarebeye mu ndorerwamo y'impuhwe. Batubwira akantu keza kuri mutagatifu Ambroise, umwepiskopi wa Milani, akaba none wigishije mutagatifu Agustin akamuhindura yandorerwamo y'impuhwe z'Imana. Zaba mutagatifu Agustin, zambo zageze kuri mutagatifu Agustin agahinduka nawe koko akaba mutagatifu ukomeye. Ambroise rero arakantu gakomeye batubwira aho twanagasubiye mu minsi yashize, ukuntu Ambroise yari umwigishwa mu gihe diocese ya Milani umwepiskopi yaramaze kwitaba Imana. Bisho cyangwa bashakishe mu bari baraho ngaho washobora kumusimbura, mu gihe bakiri gushakisha ngo nuko umunsi umwe bateranye mu kivunge, bisho cyangwa barimo nasenga, nuko haza kuza indorerwamo y'impuhwe z'Imana. Bisho cyangwa ari umumarayika ati l'évêque Ambroise, ngo umwepiskopi ni Ambroise. Nuko neza abantu bose barakangarana. Bisho cyangwa bavuze ati ijwi ni ryo mu ijuru tu kandi riturutse. Nuko Ambroise wahoze ari umwigishwa ahitanga amasakramentu, nanjye kuvuga menshi cyane ashoboka. Niba batubwira mu mateka mu masakramentu menshi icyarimwe, ngo birumvikane bero umwigishwa kugira ngo agere ku bwepiskopi nyine agomba kubanza kubatizwa, agahagwa ukaristia, agakomezwa, agahagwa ubusaserdoti, utyo akabona diocese. Nguko Ambroise indorerwamo y'impuhwe z'Imana yamugezeho. Imana yaramurebye imugirira impuhwe, imurebera mu ndorerwamo y'umuntu uko abona uzageza kiliziya heza. Nawe ntukikanje, nubona uri gukora nabi uzajye mu kiliziya wakira impuhwe z'Imana. Umunsi umwe Nyagasani uzumva avuze ati Ambroise mubyeyi, mwana, mugore, haguruka, impuhwe zanjye ziraguhagurukije, kora kiriya. Kuko Imana ntabwo idutora ko turi beza, ahubwo idutorera kuba beza, ikaduhindura beza. Ntabwo Imana idutora kuko dushoboye, ahubwo iradutora kugira ngo idushoboze kubera impuhwe zayo. Nubona bageze kuri iki, ntukagire muri imbaraga zawe, ahubwo ni impuhwe z'Imana. Y'indorerwamo nawe ugomba kureberamo abandi, indorerwamo y'impuhwe z'Imana. Ambroise mutagatifu udusabire buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Tadimus Mukunadisirasi wa diocese ya Cyangugu.